itangaza ataravuga amashyi turaza kuyakomera rimwe mu yegeranye gusa. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amazina ni Musagara David. Ndi umushumba ushumye itorero rya Church JC Bweya. Ibirenze ibyo maherezo umugisha. Haleluya. Anze kubasuza mu izina rya Yesu. Amazina ni Iradukunda Evode, mu kigo cya JC Mashaka ibirenze iby'Imana duhana umugisha. Haleluya. Munemere mbasuze mu izina rya Yesu. Amazina ni Bakanyire Ana, nkabanuruka ku kigo cya JS Rwemasha. Ibirenze ibyo turabakora Imana ibiheze umugisha. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Ngiridora Kabika, nize hano nayobora Gasopemu, Imana iduhana umugisha. Wow. Haleluya. Amen. Mbasuze mu izina rya Yesu. Amen. Amazina ni Mararanguruse, nyoboye ikigo cya JS Kazaza murakoze. Good. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Oliver Mutamba, ndaturuka mu kigo cya Noah's Ark. Ibirenze ibyo turabakunda Imana iduhana umugisha. Bangongeje kongera kwivuga amazina kuko azinutse ariko bayavuze. Izashimwe. Izahimbazwe. Izina ni Gafigisha Fete baturuka Noah's Ark International School. Wow. Imana igumugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Mazina Shema Prince, nyoboye itorero Robot Church ikorera muri Tabagwe. Murakoze. Wow. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Iribagiza Victoria Brenda, nturutse mu itorero rya Rehoboth JS Tabagwe. Murakoze Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Cyane haleluya. Haleluya. Amazina ni Mutunzi Kerebu, guturuka JS Imana umugisha. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amen. Amen. Amazina ni Bizera Jean Paul, guturuka JS Gitumba, Unity Church. Wow. Wow. Imana igumugisha. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Iradukunda Shaloma, naturutse JS Cyonya, ibirenze iby'Imana iduhana umugisha. Amen. 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 Amazina ni Kairoga Cynthia, guturuka mu kigo cya JS Cyonya, ibirenze iby'Imana iduhana umugisha. Haleluya. Haleluya. Baje kubasuza mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Abera Aida, pasiteri w'ikiraki mu kigo cya JS Rurenge. Twishimiye kubana namwe kandi turabakunda. Murakoze. Imana igumugisha. Cyane haleluya. 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 Bera Sharon turuka JS. Kugeza aho uturuka microphone gacika. Haleluya. Amen. Amazina nitwa Mukunde Rebecca, nyoboye itorero rya Evangelical Church JS Diabega. Imana yohereza umugisha. Kwa gatanu tutaha tuzaba twimikaye turabatumiye. Amen. Amen. Nuko mbasuza mu izina rya Yesu. Amen. Amazina ni Kayitare Godfrey, nanjye ndi umwe mu bayoboye JS Diabega. Imana y'umugisha iduhana umugisha. Murakoze. Niwe pasiteri wo mu twabyumvishe. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Amazina nitwa Nesima Robert, umushumba guturuka mu kigo cya Bright Academy. Kirenze kuri ibyo ejo turabatumiye muri pati yo kwimika, uzaze tubane. Imana yohereza umugisha. Ufite MC? Haleluya. Dukomeze. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Kajeni, guturuka muri JS Gacundezi. Imana yohereza umugisha. Ejo bundi twari turi mu mwuka mwiza w'Imana. Amina. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Amazina ni Mpayimana Diedoni, guturuka icyaki JS Kazaza, rinze kuri Imana y'umugisha. Wow, wow, wow. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Zamukosho Flotine, waraturutse ku kigo cya JS Gakirage, wani pasiteri ibirenze iby'Imana iduhana. Imana iguha umugisha mwinshi. Haleluya. Haleluya. Amazina ni Tanga Jean Pierre, guturuka JS Gakirage, akaba ngiye gushumba wa murakoze. Imana iguha umugisha mwinshi. Amen. Amen. Haleluya. Amazina ni Umwari Deborah, guturuka JS Gasigati. JS Gasigati. Imana iguha umugisha. Haleluya. Amen. Amazina ni Shema Kevin, JS Gasigati. Imana iguha umugisha nawe. Reka duhuze ibiganza tubashimire. Okay. Imana iguha umugisha. Ndashaka intama zazanye n'aba bantu namwe mubashimira ku giti cyanyu. Ndabibonye ko bataje bonyine.
hari ministeri muhuriramo nk'abashumba. Ndasaba abandi bashumba kugira ngo baveyo mukora igikorwa cyanyu musoze mwicare mutuje. Bashumba muveyo. Pastor na Pastorine. Pastorine mutebuke. Ariko umuntu adeguye kuko atabashyira ka podium ukaho hafi. Se Pastorine cyahitiriye nta kundi byagenda. Pastor wamutaye. Nguru ko simane ko. Pastor Jureba ku isaha nawe. Microphone muhereza umushumba ugiye kudufasha muri icyo gikorwa. Hanyuma agikore Pastor na Pastorine b'iki kigo bigiraho imbere gatoya. Amen. Amen. Reka nongere nsabe komite ya Ducenja bose bigire imbere. Ducenja barimo aho ngaho muta Iragaragara nk'ishimwe ryo guha abakozi b'Imana kubwo guhagarara mu murimo w'Imana, ariko ntabwo ryaba ryo rihagije. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Imbere ndi kumwe n'aba bantu bose n'abashumba b'ibigo twifatanyije namwe mu buryo bwo kubashimira mwarakoze guhagarara mu murimo w'Imana. Reka iyi ya mbere tuyiheze Pastorine, hanyuma iya kabiri tuyiheze Pastor. Bashoje bagihagaze hariya bamere ako kayime ka microphone ako kazina mukamere Pastor. Hari akebo kagiye kandi kagiye udahesheje abantu b'Imana umugisha, ubaheshe ushingiye ko yaciye kuri telefone yawe n'andi demari. Imana igomsenge. Mwami w'ijuru n'isi ndagushimiye twari cyubahiro Jehova, ndagushimiye uyu munsi nagutemeye cyubahiro n'icyo cyawe. Twebwe nkatwe ntacyo twakora, ariko turi hamwe nawe turi abanyembaraga. Mu izina ry'umwami wanjye Yesu ushimiye Mwami ubw'iki gitaramo wateguye kandi Uwiteka ukaba ugisohoje. Izina ryawe nirisingizwe. Ndagushimiye rero nanone Mwami ubw'abatanze ibya 10 n'amaturo. Baravuze mu ijambo ryawe Mwami ngo tukugeragereshe ibya 10 n'amaturo turebe kutatugomorera imigisha twabura ko twikwiza. Kristo niko dukoze iby'ijambo ryawe rivuga, kandi ijambo ryawe ni ukuri rirambwira ngo inyuma y'ijambo ryawe urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Reka buri muntu wese Mwami
warambuye ikiganza agira icyo ashyira mwami mu kibo, mwami mu nzu yawe, mu izina rya Yesu. abo umutaba umukuru, abo umukire, abo umukene, abo woroheje n'ukomeye, mwami reka umuvubire umugisha mu izina ry'umwami wanjye Kristo. waravuze ngo uzaha imigisha imirimo y'amaboko yawe. buri muntu wese mwami ndamusabira umugisha mu rubyaro, ndamusabira umugisha mu babyeyi, ndamusabira umugisha mu bucuruzi, ndamusabira umugisha mu buhinzi, ndamusabira umugisha mu bworozi, ndamusabira umugisha mu bukorikori. buri kintu cyose mwami arambuyeho ibiganza reka kimubere umugisha. ndahana indyanyi n'akavumbu, ndirukana umwuka w'inyatsi mu izina rya Yesu. reka baba batunzi mu isi mwami, kuko bakwiriye no kuba batunzi mu bwami bwawe. urakoze mukiza, ndagushimiye kandi sinshidikanya kubikoze mu izina ryawe ryera dusenze twizeye, amen. reka tubasaba Yeah.
nababwiraga ngo bahagarare bandeba bahera ko bareba mu byicaro byabo hariya murareba yende ko nta muntu hari nanjye ngiye kwicara hariya hirya abantu muri buhereza impano nizere ko murufite muradufasha mutwegereze tubasome vuba vuba baza ngo bahereze impano twakira ijambo ry'Imana kuko isaha yaryo yageze. Reka mujye bazana urwo rutonde ngiye kwakira abashumba aribo baza gushima Imana, hanyuma izindi gahunda tuzikomerezeho. Reka tubakomere mu mashyi nangwa ibizwi nka counting. Niga muri iki kigo cya GS Nyagatare ndetse nkaba n'umuyobozi wenda ku nshingano y'ubuze gutanga uyu munsi mu masaha ari imbere. Nari umuyobozi w'itorero ariko none ndatekereza ko nyiri umuyobozi ko sindatanga ububasha. Yesu ashimwe cyane. Ndi umuyobozi rero w'itorero rya Unity Church rikorera umurimo muri iki kigo, ryabayeho guhera mu mwaka w'ibihumbi 2010 ndetse na n'uyu munsi turacyakomeje kuvuga Imana muri iki kigo. Imana imfashe yangira ikibazo cy'igihe, ariko Imana ibimfashemo igihe baduhaye tugikoreshe neza. Mbere ndashimira cyane ubuyobozi bw'ikigo, ndabushimira kuko aha twicaye, aha turimo gukorera ni mu bwatsi bw'ikigo. Rero ubuyobozi bw'ikigo butabiduhereye ububasha nta kintu na kimwe twabasha gukora. Munyemere rero dushimire ubuyobozi bw'ikigo. Ubwo ndavuga headmaster ndetse nabo bafatanije, ndetse uretse ko igihe cyose n'abantu babana natwe umunsi ku wundi. Tukiri muri ubwo buryo bwo kubashimira, reka nsabe ufite impano nangwa ishimwe twateguriye umuyobozi w'ikigo cyacu ayizane, hanyuma uri budufashe kuyakira ntabwo ahari, ariko ngira ngo mwumvise message yatanze, kandi n'ukuri dufite umuyobozi wuzuye umwuka w'Imana. Ni umuyobozi ushobora, twaravuganye mu minsi yashize n'abandi babyeyi, ndagushimiye ko bazakomeza kuba abagaragu bawe. Ndagushimiye rero kubw'umuhango mwiza tugiye kwinjiramo, mwami wo kongera guhamya ndetse no gushyira ikimenyetso ku bagaragu bawe witoranyirije kera bakiri insoro mu nda z'abababyaye, ukababwira ngo muzankorera. Ndagushimiye ku itariki n'umunsi byabo byasohoye. Natwe ndagushimye ko twashobojwe kuba abahamya bazahamya yuko uri Imana yabahamagaye. Nguhaye icyubahiro kandi ndagushimye. Wiheshe Pastor yavuze ngo reba umuntu mu maso umubwire ngo ni wowe. Nawe hindukira urebe mugenzi wawe umubwire ngo ni wowe. Iyaba ari je wari ugiye kwimika hano najya kubakorera agashya. Reka nakire pasiteri akomeza twimikira komite iri buyobore GS Nyagatare 2026 2027. Imana mwese bahereza umugisha. Imana imugisha. Murakoze cyane. Mbere wenda yuko ngira ikindi mvuga, reka nsaba umusomyi mwiza ansomere mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 guhera ku murongo wa 24. Iki cyanditswe n'icy'abantu ngiye gusoma kuri liste. Umusomyi mwiza wirukanse dusomere Bambere ibice 5 umurongo wa 24. Umurongo wa 24 uravuga ngo ibahamagara niyo kwizera no kubikora izabikora. Komera Imana amashyi. Uyu murimo w'Imana ntabwo ukorwa n'abantu. Iyo ushatse kuwukora ntawe uba fail. Umurimo w'Imana uwushyira mu biganza by'Imana. Ubwo ndavugana n'abantu tugiye kwimika none. Yesu ashimwe cyane. Yewe nkimika hariho abantu benshi banshidikanyijeho, ariko ntawe ushobora gushidikanya ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero
ubushobozi bw'umuntu ntabwo bukora umurimo w'Imana. Imana ubwayo niyo yikorera umurimo wayo. Rero Imana igiye kubahamagara none niyo kwizerwa no kubikora. Izakora iki? Izabikora. Mukomere kandi mukomeze. Pasiteri w'ababyeyi makeya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Jewe nagize umugisha yo kwimikwa. Imana yabinzaniye inshuro enye. Abarinze banterura ndi munsi y'isengesho ry'amagana ariya none ari magazi. Natangiye hari hashize nk'ibyumweru bibiri izo nzozi zigaruka ariko ntarushaho gusenga nzirukana. Yesu ashimwe cyane. Barinze banterura ndimo sengera mu mutima ati Imana ufashe. Rero uyu muntu ngiye gusaba bagiye kunzanira hano ahera umwanya wa pasiteri. Uyu muntu yantwaye imbaraga nyinshi zo kumusengera. Yego. Murabona ukuntu nawe urose burana ari munini ariko maze igihe kinini ndimo sengera abo bantu. Niwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uyu muntu rero agera amatsi. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Pasiteri ugiye kuba umushumba w'itorero rya Unity Church ni mwaka w'ibihumbi 2026 ni 2027 ni yitwa nde Niyobizi. Uwo nta wundi ntabwo ndi butinde cyane, reka muvuge nihuse. Yitwa Twishimire Jean de Dieu. DJ Chungurebe. Uyu waranatuje ahari wenda azabikora. Rero abantu baneruye bazi imigeri n'abateye. Yesu ashimwe. Amen. Uyu ndabona ngira ngo ahari simbizi. Pasiterine Yarabikora ugiye kuyobora itorero rya Unity Church afatanyije na Twishimire. Yitwa reka ne gutinda ducunguze uburyo umwete. Yitwa Uwamwezi Fiona. Ugeze ku muyobozi w'amakorali yose akorera mu itorero rya Unity nangwa se uzwi nka kwaya organiza ururimi rw'icyongereza. Uwo yitwa Mutoni Kereni, yiga mwaka wa Mutoni Kereni yiga mwaka wa 5 icungamutungo. Uretseho ni babiri. Uyu yitwa Mutoni Kereni yiga mu mwaka wa 4 accounting. ariko naromeye koko. Uwo bazafata
uzafatanya kuri izo nshingano zo kuyobora amakorali yose akorera muri iki kigo nta wundi yitwa Dushimirimana Innocent. Dushimirimana Innocent natebuke hanyuma tugeze ku muvugabutumwa, umuntu uhagarariye ivugabutumwa muri iki kigo cya GS Nyagatare ugiye kuzariyobora 2026 na 2027 yitwa Muhangizi Charles. uwo bazafatanya gukora umurimo yitwa Yozo Belize yiga mu wa 5. Tugeze ku mwanya w'umuntu uyoboye ibikorwa byose by'amasengesho udasesa. Uwo nguwo nta wundi yitwa Rutayisire Samu yiga mu wa 4. Umwungirije bazafatanya izo nshingano yitwa Sande Wilson. Aba ni ikimenyetso cy'uko bazakora umurimo biteka. Umuntu wese wumva afite ubushobozi bwo gukora ni ikimenyetso cy'uko nta bushobozi afite. Wiyumva nk'umunyantege nke ni ikimenyetso cy'uko ari umunyembaraga. Ijambo ry'Imana avuga ngo yahamagaye abanyantege nke ngo ikoze isoni abanyembaraga. Hamagara abitwa baswa mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Rero n'ubwo buryo cyane uhereye no ku bandi bagiye bahamagarwa no kuri ba Mose na ba Yeshua bose bahamagawe mu rwego. Tugeze kuri sogokuru w'itorero. Sogokuru ni umuntu uba uyoboye imiryango yose. Mu kigo tugira imiryango 12 ihagarariye imiryango ya Israheli 12 ko yakomokaga kuri Yakobo. Iyo miryango rero turayigira muri iki kigo. Ubwo rero umuntu ugiye kuyiyobora imiryango ibifite abana benshi, umuyobozi w'imiryango yose yitwa Uwiteka Arakiza Shedra. Uwo mwanya rero azawufatanyaho
reka dutuze kugira ngo bagire n'ingoga. Wenda Imana sibyo yibwira. Uwo mwanya agiye kuzafatanya n'uwitwa Nebrasanyo. Gwena. Umwanya w'umujyanama uriya na perezida agira umujyanama ari umujyanama muri gusenyuka nako umujyanama muri mwiza ashobora kugira igihugu cy'u Rwanda. Uyu mujyanama rero cyane n'umucunga yemeye ku nama ze akubita umusaruro. Umujyanama uzajya ufasha muri rusange ubundi Uwiteka arakiza Shiva ari hano. Izo nshingano azazifatanyamo n'abarimu bakurikira Uratsinze Isaac ndetse azane na Cyakanye Sibye Sam abakozi b'Imana beza batugiriye inama. Uwa gatatu yitwa Ingabire Helena ashobora kuba adahari kugira ngo abayobozi bari bansabye ko babanza kuvuga ikomite nkuru ubuyobozi hanyuma bakabanza bakayisengera. Hari hasigaye imyanya umwanditsi w'itorero yitwa Uwamanyago Ifre. Itorero uretse cyane mu makuru mwizerwa ibi byose kubona byategura kuko bifite umubitsi mwiza. Habaye hari umubitsi w'indyarya ukuri twajya gushaka amafaranga kuruta abantu batayabona. Rero uwo nta wundi yitwa Mutoni Kereni. Ubuyobozi buyoboye abadiyakoni bose muri itorero yitwa cyangwa uzwi nka Kifasha yitwa Shumusho John. Hanyuma azafatanya n'uwitwa Muvunyi Marcel. Muvunyi nawe niba ari natambuke Muvunyi Marcel natambuke Muvunyi Marcel natambuke reka bansabye kubanza gusengera nangwa akamuyobozi Pastor yari yadusabye ko twabanza gusengera komite executive. Reka mwakire abanza isengere yewe n'abandi turaza kubahamagara hanyuma nabo bahetse umugisha. Murakoze cyane.
twese hamwe turasaba gushyirwa kw'icyerekezo turasaba gusukwa kw'amavuta muri uyu mwanya mu izina rya Yesu turasaba ikimenyetso cyo guhamya kw'imbaraga zawe muri uyu mwanya uturanye uko ushaka nawe ngabo w'abasore ngabo w'abakobwa watoranyije nawe ushingiye ku mitima yawe yagutse turatanga igitambo cy'ishimwe cy'uko gutoranya kwawe gusohoye turemerera ikirere kugira ngo cyongere kwakira igikorwa cy'uyu munsi mwana reka imbaraga zawe unyuhereza abo wahamagaye abo watoranyije mwami abanyantege nke abatazi aho bahera n'aho bagarukira abatazi uko bambaza n'uko bahamagara abadashobora guhagarara imbere y'abandi ngo bashire amanga ba bandi borohesha nyuma y'abandi abari budutamiye kure abari bazi ko bazahekwa none mwami ubabwiye ko bajya guheka abandi abari bazi ko bazahumurizwa none mwami babwiwe ko bazahumurizwa abandi mwami bari babwiwe yuko aribo bazahozwa none bahawe igitambaro cyo guhoza abandi bari barabwiwe yuko aribo bazahabwa ineza none nibo basabwa kugirira ineza abandi mwami mutabazi wacu Yesu twese tuguhimbaze come on ni wowe Yesu ndasaba ubwiza bw'Imana kumanuka ndasaba icyubahiro cyawe kumanuka ndasaba abagaragu b'Imana bari hano bahaguruke hasi banyiyumveho dusengera mu bwoko bw'Imana ndasaba abavugabutumwa ndasaba abashumba bari hano bahaguruke mu kubaho kw'Imana baheshe ubwoko bw'Imana shimirwa ineza yawe mwami wawe shimirwa icyubahiro shimirwa isoko yawe mwami koraho kuri mikoro koraho reka ikiganza cyawe gikore kuri ubu bwoko mwami gikore kuri pasta gikore kuri assistant pasta gikore ku basenzi gikore ku binyizi gikore ku uhamagaye muri iki gihe mwami wahamagaye Dawidi kuri 17 aragukorera wahamagaye Mose kuri 80 aragukorera wahamagaye Yeremiya kuri 13 aragukorera wahamagaye Samuel akiri umwana akivuka aragukorera wahamagaye Debora imbere y'abagabo aragukorera wahamagaye Abrahamu asiga imiryango aragukorera wahamagaye abatubanjirije baragukorera mwami
mwese gerageze mupfukame. Amavuta Imana itanga azana n'ubwenge n'ubuhanga. Amavuta Imana itanga azana guca bugufi no kumvira. Amavuta y'Imana azana n'icyubahiro. Amavuta y'Imana azana n'ubutware. Amavuta y'Imana agendana n'irembo rifunguye. Amavuta y'Imana ntasigana no gutsinda intambara. Amavuta y'Imana azamura uwayahawe agakomera. Ndasabye mu izina rya Yesu kugira ngo ubuzima bwanyu buhabwe gukomera. Ndasabye ngo ubuzima bwanyu bubone irembo. Itorero ry'Imana ntirizaguke mu Rwanda gusa, rizaguke no mu mahanga. Ndabasabira imyanya ikomeye muri iki gihugu mu izina rya Yesu. Ndabasabira kuzakora amasomo y'ingenzi azatuma muvamo abagabo bakomeye. Ndabasabira kugira umutima w'imbaraga wagutse usutswemo imbabazi z'Imana isumba byose.